Nshuti bakunzi, nshuti z'umusaraba, reka mbifurize igitondo cyiza kandi igitondo kibabere icy'umugisha. Uyu munsi reka tuganire cyangwa ntangire mbabwira nti igitondo cy'umucyo kimeze umwijima. Benshi baryamye ariko batabashije gukanguka, nyamara wowe uri kureba wabashije kugirirwa ubuntu bwo kongera kubona igitondo cy'umugisha. Ni ukuri reka tubishimire Imana kuko ntabwo byahiriye benshi. Niyo mpamvu uyu munsi nifuje ko tuvuga ku gitondo cy'umucyo cyangwa igitondo twagize cy'umugisha cyabashije kumira umwijima. Hari ibihe mu buzima bwacu usanga umwijima utwikiriye umutima. Ushobora kuba ufite amarira, ibibazo, ubwigunge cyangwa ibihe bikomeye bikagutera gutekereza ko ejo hazaba habi cyane. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ko umwijima utamara igihe kinini cyangwa se atari we ugize ubuzima bwawe, ahubwo hari igihe igitondo cy'umucyo kizaza mu buzima bwawe. Iki nicyo nifuje kubabwira uyu munsi. Ijambo ry'Imana riratubwira muri Zaburi 36 ko kurira bishobora kurara ariko mu gitondo hakaza umunezero cyangwa impundu zikavuga. Wowe uri kunyura mu bihe by'umubabaro uyu munsi, ntucike intege. Ijoro rishobora kuba urimo rirakomeye, ariko Imana iracyakora. Amarira yawe ntabwo Imana iyirengagiza. Umunsi umwe ibyo urimo kunyuramo bizasimburwa n'umunezero. Hari igihe twibaza tuti kuki ibi byose bitubaho, cyangwa kuki nawe ukibaza kuki ibi byose bimbaho. Ariko Imana iba izi aho itujyana cyangwa aho ikujyana. Nubwo uyu munsi ubona umwijima, Imana ishobora kuba iri gutegura igitondo cyawe cy'umucyo, igitondo cy'umugisha. Umunezero w'Imana uruta imibabaro yacu. Amarira ashobora kuba menshi ariko ntazatsinda isezerano ry'Imana, ntabwo azatsinda icyo Imana yatuvuzeho. Umutima wawe ushobora kuba warakomerekejwe, ariko Imana ishobora kuwusubiramo cyangwa ikawusubizamo amahoro n'ibyishimo n'umunezero. Niba uyu munsi ubabaye, humura, ntukemere ko umwijima w'uyu munsi ukubuza kwizera umucyo w'ejo. Igitondo cy'umucyo kizaza kandi umunezero uzamira imibabaro yawe yose. Igitondo cyiza kizamira imibabaro yacu yose. Komera kandi ukomeze kwizera, kandi ukomeze no gusenga, kuko isengesho ni imbaraga cyangwa se ni urufunguzo ruduhuza n'Imana. Ni grenade cyangwa ni bombe ikomeye cyane ibasha gusenya ikibi. Imana ntizagusiga muri uwo mwijima iteka. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagusaba ngo umurikire buri mutima uri mu mwijima w'imibabaro. Aho ari amarira hashyire umunezero, ahari ubwoba hashyire amahoro, ahari kwiheba hashyire ibyiringiro. Uduhe kwizera ko nyuma y'ijoro hazaza igitondo cy'umucyo. Ibyo tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Nshuti bakunze, wowe ukunda cyangwa wizera ijambo ry'Imana, ndagusabye ntugende udakoze subscribe kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku wundi twiragiza Imana, dufatanya mu gusenga cyangwa no mu bindi bibazo bya buri munsi. Ngaho Uwiteka akumurikire kandi akomeze abane namwe.